Hello guys, welcome back to my channel. Muri kano kanya rero nongeye kubashimira cyane, maze iminsi ndahari mbabarire cyane ko naratinze, but I'm back now. So muri kano kanya rero tugiye kuganira ibintu byiza cyane, ndagira ngo ntukureho urushinge rwawe kuri iyi channel, ugumeho kuko ngiye kukwigisha ibintu byiza cyane bishobora kugufasha ukagaragara neza mu bantu, ndetse nawe ukagenda ahantu hose wifitiye icyizere. Rero muri aka kanya tugiye kuganira kuri shape yitwa triangle shape. Shape yitwa triangle shape tugiye kwiganiraho mu magambo arambuye ku muntu ufite iyi shape. Rwose ndagira ngo yicare yegira ahangaha. Ku muntu uzi umuntu ufite iyi shape, ndagira ngo yicare yigira ahangaha. Umuntu ufite triangle shape rero, triangle shape buriya iri mu byiciro bibiri, hari inverted triangle shape, hari na triangle shape nyine isanzwe. Inverted ibicuramye, then isanzwe bihagaze nyine bisanzwe. So muri kano kanya rero tugiye kuganira kuri triangle yitwa triangle isanzwe, atari inverted, atari triangle icuritse aho uruhande rumwe ruba ruri hejuru hasi ari hatoye. Tugiye kuganira ku muntu ufite inverted, triangle isanzwe, kuko abantu benshi nyine iyi shape barayikunda cyane, usanga abakobwa benshi barayikunda pe, ntago nabeshya, kandi namwe murabizi abakobwa murayikunda cyane. Iyi shape ni umuntu uba ufite hasi hanini, hejuru hato cyane, ariko hasi ari hanini, hejuru ari hato cyane. Dushobora gufata nk'urugero ku muntu uzwi cyane, wenda ku bantu benshi tuzi umuntu witwa Pamela. Miss Pamela, iyi shape rwose arayifite, keretse wenda kuba yaba yarabyaye ushobora gusanga yarahindutse, ariko nyine hari ifoto yiwe rwose ubona yuko iyi shape ari yiwe. Afite hejuru hatoya, hasi hanini hagutse rwose. Hari ingero nyinshi umuntu yagenda atanga, ndagenda nzibabwira, but we are going to study about this shape. Murabizi neza yuko abantu bameze kuriya, umva abakobwa benshi baba barwanira, umva bashaka kuba nkabo, umva ku rwego rwo hejuru, ariko n'abasore nabo baba bakunda abantu bameze gutyo nyine. Mbega abo bantu baba basa neza, baba bagaragara neza inyuma iyo ubirebye, kubera akenshi ibintu byinshi bambaye birababera. Tugiye kuganira rero kuri abo bantu, kuko ntibagora kwambara kubera ko nyine urumva umwenda wari wose akenshi yambaye ukunda kwita umubera neza, uramufitinga hasi afite imitserere. So rero iyi shape iraberwa cyane, abakobwa benshi rero kandi barabirwanira, niyo mpamvu ubona bagenda kwibagisha ibibuno, bakagenda muri siporo cyane kugira ngo nyine atere neza, nyine nawe abateye neza. Ariko twabonye yuko atari bwo buryo bwonyine umuntu aba ateye neza. Ushobora kugenda ukicira ubuzima kubera kutanyurwa n'uko uri, ugasanga bibaye bibi cyane kurenza n'uko wari umeze, ukifuza kugaruka uko wari uri utakibibonye. Rero niyo mpamvu tugomba kwishimira uko turi kandi tukikunda. Nta shape mu buzima ibaho, umuntu wese uko ateye, igitsina gore uko giteye, igitsina gabo uko giteye, buri muntu wese uko ateye aba ari mwiza. Kuko iyo shape iyo umusore ayifite, hari igihe bamufata nabi nawe muri sosiyete. Hari igihe umusore ufite iyo shape, ufite hasi hanini hejuru hatoya, bamwita cy'abakobwa iki n'iki, ariko umuntu wese nuko Imana yamuremye ni mwiza. Wenda ushobora gukora udusiporo kugira ugire fitness, bimeze neza nyine, niba nako gashape kawe ufite kabe kameze neza, ariko ntugende kwikora ibindi bintu bindi bishobora kukwangiriza ubuzima, ni kugira ngo ugire shape runaka, kuko akenshi usanga bitaryama. Ku bijyanye n'imyambarire rero, ntabwo ndi buze kuvuga byinshi kuri ino shape ya triangle shape, kubera yuko ari umwenda ubafasheho, urababera cyane. Niyo mpamvu ubundi imyenda ibafashe cyane, imyenda ibafasheho igaragaza imiterere yabo, biba bisa neza pe, nta shyari nta rwango. Seriously, imyenda ifashe umuntu uteye gutyo, imyenda iri kuri size iramubera, biba bisa neza.
noneho rero ku bijyanye no hejuru ikintu cyose yambaye, ariko ibyiza ni uko yambara nyine imyenda imwegereye. Ibyiza ni uko yambaye imyenda imwegereye niho biba bisa neza cyane, yaba ikanzu ikaba igaragaza imiterere ye, yaba ipantaro, yaba agatopu, nyine utwo tuntu twose turamubera. Mushyiraho amafoto mugende mureba muhitemo mubone ko ibintu ari byiza. Love you, ndabakunda cyane. Don't forget subscribe, please follow these pictures, kubera ko ziraza kuza kubafasha gusobanukirwa. Nujya no kugura imyenda ufite iyo shepu, ntabwo ari ngombwa ufite ikibuno kinini cyane, no, ushobora kuba ufite hasi unananutse, wenda ufite size yawe ntoya ariko ufite iyo shepu. Kuba ufite shepu ntabwo bivuze ko ari kungana nka runaka, ungana na runaka, no. Ushobora kuba unanutse ufite size yawe inanutse ariko hejuru ari hato cyane ugereranyije no hasi, ufite imiterere nyine. Rero niyo mpamvu ngiye kubereka ingeri zitandukanye z'amafoto kugira ngo mugere muhitamo, muzagenda guhaha ujye umenya ibyo uhaha, ibikubera ni ibi, ibitakubera ni ibi ngibi. Love you.